twongeye kubasuhuza yaba ari mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengerazuba. Twongera kubaha ikaze mu kiganiro cyacu twige ikoranabuhanga. Ese wari uzi ko ubu ngubu ushobora kwikora website yawe? Ubu byaroroshye, wifashe AI ushobora gukora website yawe bitakugoye, ndetse ugakora website wifuza bitewe n'icyo ushaka kuyikoresha. Uyu munsi tugiye kwifashisha AI, turifashisha ChatGPT ndetse twifashishe na Lovable Dev, niyo tubashe kubaka website. Tudatinze reka dutangire. Yari ubwa mbere uraza ugasearchinga hano kuri search engine ya Google, ukandikamo Lovable Dev, ino ugahita usearchinga. Kuko ari ubwa mbere, hano bizagusaba gusigninga. Uzasigninga with email. Reka dukande hano kuri get started, ino tuze hano continue with Google. Ino nta kindi dukora, hano turakenera, hano turibuze gushyira prompt, tureshyiramo hano. Rero no turibuze kwifashisha ChatGPT. Tugenda tuye kuri ChatGPT, du creating, dushake dukore prompt. Nino prompt kuntu tugiye kwicreatinga, hano hari amagambo ari twita prompt tugiye guha ChatGPT, ibasha kudukora prompt. Aya magambo tugiye kwifashisha tubuze kuyaha ChatGPT no dukore prompt. Hano turandika ngo muri ChatGPT ndifuza ko nkora prompt yo guha Lovable Dev ikamfasha gukora website yo gukora amanota y'abanyeshuri. Dore uko iyo website igomba kuba imeze. Igomba kugaragaza progress bar igihe mwarimu ari kwandika, yandika amanota. Nuvuga igihe mwarimu ari kwandika amanota, iyo website igaragaza nimba wenda maze mfite abanyeshuri 40 ni nandikira umwe igaragaza ko hasigaye 39. Iyo mwarimu arangije kwandika amanota agomba kuzaho save ndetse na submit. Mbere yuko mwarimu yandika amanota azabanza guhitamo isomo rye. Nuvuga ibyo byose ndabishyira muri ChatGPT bashe kunkurira iyi prompts. Iyi website iragira setting, nuvuga ngo wagomba muri setting ahantu tubuze gushyira amazina y'abanyeshuri, ahandikwa ndetse akaza kwandika kuri tushaka kwa uploading. Ukaba usanzwe bafite kuri Excel n'ugahita wa uploadinga muri systeme rebe yakozwe n'iyi Lovable AI. Muri setting urashyiramo uburyo bwo gushyiramo subject n'amanota yo gukoreramo. Nuva iyi prompt igomba kugaragaza ko ahantu umuntu yavuze gushyiramo amanota admin. Urongeramo analysis. Hano turabwira ChatGPT none dukorere iyo prompt ko agomba kuzamo analysis, kuko nuranza kwandika amanota ugomba kureba nimba arimo analysis kugira ngo ubashe kumenya abatsinze n'abakobwa n'abahungu bagize angahe mu wayene y'ishuri nangahe cyangwa se y'abanyeshuri ikigo cyose. Urashyiramo na liste de proclamation ndetse na report card z'abanyeshuri. Nuvuga ngo hano bagomba kuvamo na liste de proclamation ndetse na za bulletin z'abanyeshuri. Reka dukopie aya magambo. Hano kandi turashyiramo ko iraza gushyiramo export ya liste de proclamation, kuri umuntu agenjemo akabasha kugira gute kuzidownloadinga muri PDF cyangwa se muri Excel, nabyo ubyongeramo. Reka dukopie iyi aya magambo yo gukora prompt muri ChatGPT. Turaza hano twandikemo ChatGPT, nizo tuyifungura, nizo pastingemo. Okay, reka ino dukore prompt yo guha Lovable. Ubona ko ChatGPT isinkorera prompt ngiye guha Lovable Dev. Izo ni za AI, uva AI imwe ikora ihereza indi.
ubu byaroroshye umuntu utazi gukora prompt, ahubwo bizaba biramugora cyane muri iyi minsi. Ubona ko ni ibintu byoroshye ntago bikaze. Iyo prompt none maze kuyibona, ubu ngiye kuyikopiya indagiza nyihe Lovable AI ibashe kunkorera iriya website mu buryo bworoshye. Reka nze mpite nyikopiya hano, leta nza hano njye muri Lovable AI pastingemo ya prompt, noneho iyi Lovable ihita inkorera iriya website. Hano itegereza. Ese wifuza gusubira amasomo uri mu rugo? Sura website intsinzi.com. Website dusangaho amasomo y'ingeri zitandukanye, hari amategeko y'umuhanda, hariho n'andi masomo asanzwe. None tukaba twiga dukora ibibazo biba biriho. Wow, wabonye website isi nkorera. Iyo ugeze hano rero, ubu ngiye kuyipublishinga kugira ngo igaragare online. Ndaza hano ite nkomereza aha, none ngiye kuya domain name rero ifite, leta nkomereza hano, none ngira hano mite, reka nandikemo wenda senior 3 exam, indangiza. Ubu ngiri domain name, noneho ubwo umuntu ajyandika senior 3 exam akadomo Lovable akadomo apps. Ngiye guhita nemeza hano kuri kano, guhita nkomeza kuri done, ndangiza. Ubwo biba birangiye, ndabakinga. Reka nawe dusacinge turebe ko byakunze. Turandika senior 3 exam Lovable akadomo app, then dusacinge. Wow, byakunze rwose. Ubona ko aho waba uri hose ku isi wahita usacinga ugahita uyibona. Noneho hano ubu icyo tugiye gukora, tugiye kuza hano kuri setting. Ubu tugiye guhita dusettinga, tugiye guhera kuri class. Reka dushyiremo wenda senior 3. Niturangiza hano duhitemo level, tuve ko ari muri troncome. Ejo turangiza kugishyiraho. Niturangiza tugiye gusettinga, dushyiremo abanyeshuri muri iri shuri. Reka dushyiremo umunyeshuri wa mbere. Reka tuvuge ko wenda wa mbere dushyiremo Abimana Jean. Jean mu Kinyarwanda bivuga Yohani. Noneho niturangiza duhite duhitamo ishuri turamushyiramo. Ubwo uramutse ari amashuri menshi, uhitamo ishuri amushyiramo, noneho tukamwongeraho. Niturangiza turongera dushyireho undi munyeshuri wa kabiri, yitwa Kalisa Eric. Kalisa Eric nawe reka tumwongereho. Ubwo turaza hano n'ishuri ni rya rindi, duhite nawe tumushyiraho. Reka twongeremo undi munyeshuri ukurikiyeho witwa Muhire Epa. Reka nawe tumwongereho Muhire Epa, nawe tumwongereho. Reka dushyireho undi witwa, undi munyeshuri yitwa Uwamahoro Aline. Uwamahoro Aline, reka nawe tumwongereho Uwamahoro Aline. Nawe tumwongereho. Niturangiza twongereho undi munyeshuri witwa Uwimana Diane, nawe twarangije kumwongeraho. Ubu igikurikiyeho ni icyero, tugiye gushyiraho subject. Subject hano reka dushyiraho wenda mathematics, math. Tuvuga ko ari ku manota 100. Hano duhitemo icyiciro kari muri subject nawe tuyongeyeho. Reka dukurikizeho physics nayo ku manota 100.
hano reka dukurikizeho biology, nayo ni ku manota 100. Reka dukurikizeho wenda hano chemistry, twandike kemu gutya. Reka dukurikizeho English, nayo ni ku manota 100. Reka dukurikizeho Kinyarwanda, nayo ni ku manota 100. Reka twongereho history, nayo ni ku manota 100. Dushyireho geography, nayo ni ku manota 100. Reka twongereho entrepreneurship, nayo ni ku manota 100. Hano ushatse waza nano za level ukazongera. Nimba twagizeho ordinary level, ushobora gushyiraho lower primary. Ubwo nyine nano ku makarase ushatse washyira andi makarase menshi, ushobora gushyiraho wenda tuvuge P1, ariko wagira hano ukamenya ko uraheza guhitamo ko ari muri P1 iba muri lower, kongera ishuri. Ushatse washyiraho na section, meme na TVET zose urabona ko zirimo na pa primary. Reka neneho ibyo nyine biragaragara ko umuntu abishyiraho. Ubwo n'abanyeshuri iyo kubashyiraho ugenda utoranya hano kuri class, ugahitamo ishuri ushaka uwo munyeshuri ugiye kongeraho. None reka tugaruke hano aho turi ukuntu turandika amanota. Kwandika amanota nk'ibisanzwe, muribuka ko ishuri twashyizemo abanyeshuri ari senior 3. turaza hano duhitemo ishuri senior 3. None duhite tuza hano kuri max entry. Ubwo nka teacher araza hano ajya ahitamo inuza isomo rye. Reka tuve kari wenda duhere kuri biology. Urabona ko abanyeshuri hano amazina yabo arahari. Reka tuvuge ko uyu munyeshuri yagize amanota 56 ku ijana. Urabona ko hano progress bar rate igira gute, yerekana aho bigeze 45. Reka umunyeshuri tumuvuge ko yagize 78. Bakagenda banyereka percentage y'abanyeshuri bamaze kwandikira amanota. Hano mvuge wenda ko uyu nguyu afite 90, uyu tuvuge ko afite 76. Bose maze kubandikira amanota. Ikirakurikiyeho ni ikihe? Ndaza hano mite njya kuri saving mite na submit. Ubwo n'andi masomo nayo reka nkomeze yose nyashyiremo. Ubu bose maze kubuzuza amanota, nuko amwe nyine nabuzurije nakuyeho kamera. Reka dukomereze hano kuri class ranking. Hano urabona ko uyu nguyu ni wabaye wa mbere witwa Uwimana Diane, akaba yapasinze. Ariko muri rusange ubona ko n'abanyeshuri 5 muri iri shuri dufite bose bapasinze. None reka dukomeze hano rero ukora export. Ushobora gukora export muri Excel, muri PDF, nta kibazo. Reka tubanze dukore hano export muri PDF turebe. Urabona inisi du proclamation hano bahita batwereka umunyeshuri wabaye wa mbere gutyo. None ushatse ubahita unabifotora ubiprinting, ndetse hano bagenda batwereka n'iki n'amanota yabo ndetse n'amagarade yabo. Ibi rero waza kwinjira kuri system nawe ukaba wakora ukayikora. Twibukiranye ko urandikaho senior 3 exam @roverbo.app. Reka tuwe na statistique hano. Statistique hano nayo bari mu kwitwereka. Urasabona printing, reka exporting muri PDF. Nayo ushaka kugenda ukayifotora nta kibazo. Hariwe kutwereka kuri buri somo kwa abana baritsinze. Ndetse hasi bakaza kutwereka n'iki n'amagarade abagize seni bangahe gutyo, n'abanyeshuri 5 ba mbere. Hano bari kubatwereka
nubwo ishuri ryacu rifite abanyeshuri 5, iyo uza kujya nka 40 n'ubundi bari kutwereka ko ari bari kutwereka 5 ba mbere. Hano bari kutwereka average ya classe 70.2%. Bose bagize 50% kuko gutsinda twagize 50%, akaba ari amasomo 8. Ndakeka ari ibi ngibyo. Okay, ubwo nawe ugenda ujye kuri Google wandikeho iri zina ry'iyi website yacu tumaze gukora, neno nawe ugerageze urebe, ndetse nawe uze gukora iyawe. Nugira ikibazo nyandikire kuri WhatsApp yanjye 07866569556. Twibutse mwibuke no gukora subscribe kugira ngo utaha, kuko n'undi tuzakomerezaho tubereka n'ibindi bintu bitandukanye bijyanye n'ikoranabuhanga. Tunabibutse gusura website yitwa intsinzi.com, akaba ari website musangaho amasomo. Kuri website uburyo twigamo usanga hariho ibibazo ukora ukabona amanota, hariho amategeko y'umuhanda, hariho ibizami mbese bitandukanye, abitegura ibizami bya ingorane tuve nk'abanyeshuri bashobora kuza bakigiraho guhera P1 kugeza senior 6, ndetse rimwe na rimwe n'abantu bitegura ibizami by'akazi hari igihe biba biriho. Mujye munyarukira rero mwigireho ku buryo bworoshye. Turi kumwe, ciao ciao.